muri kiliziya ntuvugiremo ndavuga ntuvuge ntabwo byemewe ko ngira amagambo oya ntabwo byemewe muri kiliziya bahita batwirukana ariko buriya se biraza kunyorohera tuzi ko ngira utugambo basibye hano bwa mbere bakujya imbere nabo kugira ngo twabimenyesha bimwe ntaranavuka waronzi kandi tubashimire aho inkuru y'ugukomezwa kwa Joyeuse yatangiriye n'abashoboreje muzabisanga kuri buryo kuki ku buriri ndagukunda mukundira n'abana bawe n'abavandimwe nkakunda n'umugabo wawe inshuti ikomeye iyo yishimye ndabimenya iyo ababaye ndabimenya kandi nanjye nuko nta kintu uhisha tugiye kutwereka ubundi tuza uyu mugabo tumanye imyaka 5 oya ntabwo tubana ikintu gihari bimwe mu bintu bitatu nazanye kimwe nzagira abahungu banjye ikindi nzagira wowe ikindi nzagira soso ariko ni ibintu bimaze imyaka 3 ishize ni gift naguze uri kubyumva kuba kunze ikintu ariko ukabura umuntu wagira yego aka kantu ndagakunda ndi umugore ufite independence kandi mutunze amen amen iyi mpano twagiye ntabwo abikunda ariko nyuma mu gatolika ameze nka shita ntabwo nari mbizi ndakunsura na nyine na Joyeuse agiye gukomezwa ngo agiye kubanza yicuza ibyaha byose yakoze ngo agiye kujya muri penetensiya dore nguwo rwose umwana yambaye neza ari smart ndabibatuye muri kiliziya ntuvugiremo ndavuga ntuvuge ntabwo byemewe ko ngira amagambo oya ntabwo byemewe muri kiliziya bahita batwirukana ariko buriya se biraza kunyorohera tuzi ko ngira utugambo twinshi
murebe Ego mbona uri gukamera inkweto zanjye. umwana ukuntu ameze. Uri gukamera inkweto zanjye. Yeah. Ubwo tugiye kwinjira muri kiliziya bucece none wenda ukamere baduhamagara. Sawa. Mbere cyane tugiye kwicara abantu bizi. Reka ngafunge rero ndumva Harya mu maka kandi bavuga ngo sinahawe umusurusiyo harya ikindi bavuga ni igiki. Ongera unyibutse. basebye hano bwa mbere bakubye imbere nabo kugira ngo tubone umugisha bimwe ntaranavuka waronzi
ishobora byose muri soko y'ubuzima ukaba n'umurinzi wabo tuba budahungabana tugushimiye abayoboke bawe bari imbere yawe gushima ibyiza byinshi wagiye ubagirira ubagirira ukwemera ukwizera urukundo kandi ubamwigisha wawe mushya igisha umanukireho umanukire mu buzima bwabo umanukire mu byo bakora umanukire mu byabo kugira ngo impamvu zigushimira zijye zirushaho kwiyongera kandi mu gihe kiri kuri iyi si warinde icyatuma mutandukana kugira ngo basoze ubuzima bwabo no ku isi bazishimanye n'abagukoreye bahaye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Roho Mutagatifu usingizwe Yesu ndagira ngo kandi tubashimire mu minsi igiye itandukanye twagiye tubasaba gutera inkunga amakorali n'ibikorari buriya muza kwibona udufoto turi kwibarangura mu kirere ariko kuri sitari ntabwo biza gusenga nibyo ni byiza turamushimira rero ndetse n'amarewe n'undi n'umugabo n'abandi bo mu muryango cyangwa se inshuti ze n'abamuri hano abari hafi mu bigeze tubaha amashyi famiye n'inshuti ze ntegereje aho muri tubaha amashyi murakoze rero Imana tubigishe tugiye guhaguruka twakire umugisha usoza ameze nka Chita ntabwo nari mbizi ndamushimiye ndetse nshimiye n'inshuti yiwe yo mu harya ni mu kihe gihugu mu Bubiligi bangejeho gift yiwe Imana imuhe umugisha nayibonye nabyishimiye mwese mu nkunda Imana ibahe umugisha ndabakunda nanjye nzahora mbakunda iteka uzagere ku rukundo naburyarya nanjye nzamukunda iteka ryose Imana ibahe umugisha mama wanjye nawe haguruka dufate ifoto hari igihe naguherekeje ngiye kugutegera ndakubura agira ubwoba so wowe mwabonye kano gategurwa niyo buriya hari utuntu nigiye hano ariko ubutane buzanyura usuko mpaye ikaroti wayishyizemo kamara ariko ubu ndabwize ntabwo nzamushima nzabatungura
kwiga no kwiga inyama zanjye wizigaragaza cyane tujye kureba buryo TV show turayitiriwe bakore subscribe yose umunyamakuru mushyashya uyobotse Buryohe family bamwita Mama Saneruti Kabisa. tujye kureba Buryohe TV show flowinge mujye no kwa Joyeuse wa Juno umunsi twabatijwe oya twakomejwe ubwo rero abo twatumiye ntibaze uretse azajya agera ku babagiro bihangane kuko baze ko mugize neza aho ushyira mu gishushanyo ntabwo bagaciye ariko kamwe bataragwa bisimbuye byose byanyura mu bana baciye isembe bakabashyira ngo bagaciye simwe makoza n'ubu guys uyu munsi twakomeje joye kwiyumva ko wakomeje yari yoroshye n'ubu yakomeye none yakomeje ku burebure tujye kuri Buryohe TV show dukomereze no kwa Joyeuse wa Juno aho inkuru y'ugukomezwa kwa Joyeuse yatangiriye nawe yashorekeje muzabisanga kuri Buryohe kuki ku burebure na Mama Saneruti nzabona ndabakunda imana ibahundisha mwese mudukunda niyo mpamvu uyu munsi tutabonetse uwiteka abahire thank you ndagukunda mukundira n'abana bawe n'abavandimwe nkakunda n'umugabo wawe avuze papa abandi mwese mwaje mu kirori cyanjye mwambaye agaciro bebe zawe duhora dushwana bagira ngo turi abakeba mwese imana ibaha umugisha mwese mwaje mu kirori cyanjye na Soso ndamukunda ni umwana mwiza Soso ndagukunda mwana sibyo bizi nawe ndagukunda n'abandi mwese mwaje imana ibaha umugisha Mama Saneruti wakoze kumpa agaciro ndetse ukanamisha agaciro ugatumira abantu bawe mu kirori cyanjye imana ibaha umugisha mwongere mugarukeho umenye ko iteka ryose rizahora muzirikana murakoze ubuhaye neza imana ibaha umugisha umugabo n'abana bawe akagira n'abana barengera atangiye kurera imyaka nk'umunani umwe afite imyaka umunani undi afite imyaka irindwi ariko ubu bageze mu myaka makumyabiri na makumyabiri n'umwe urumva ko uyu mubyeyi usanzwe ukunda abana muri rusange ukunda abana cyane kuva mu bwana bwanjye ndabakunda ubwo rero cyangejeje hano ni ukuza kubyara Joyeuse ari gukomezwa Joyeuse igitekerezo cyo kumubyara kamubera amarere nayisabwe na Mama Saneruti n'umubyeyi we Mama Saneruti mu buzima busanzwe
inshuti ikomeye iyo yishimye ndabimenya iyo ababaye ndabimenya kandi nanjye ni uko nta kintu guhisha ni ibisa cyane mu masaha y'umunsi ubwo mama Sabeti akaba ari inganga rero ndashaka ko mvuga umwana wanjye ntabwo nari umwanzi kuko nanjye nari nsanzwe Joyce mbona mu kazi ka mama Sabeti ndagira buri munsi ku munsi ariko cyane Joyce ibintu namukundiye ni umunsi mama Sabeti ajya hanze akamusigira business yamusigiye akazi nkajya nkurikirana live uko ari gukora rimwe na rimwe nkananinyuzanyeho kugira ngo ngire icyo munegura nazabwira mama Sabeti uriya mwana wizeye ntabwo aza kubyarira umusaruro narabyitegereje sinagira ikintu muneguraho aje mama Sabeti ndamushimira ati nta n'ubwo nzi nta n'ubwo yamenyaga ko ndi kuri live ariko uriya mwana nabonye umwana mwiza yakubahiye abantu yubaha akazi kawe mama Sabeti arambwira ati rwose uriya nanjye naramwitegereje mureba nanjye ndi umubyeyi narabyaye ntabwo ari hano ngo musige bizinesi ntamwizeye mama Sabeti rero ubutwari urukundo n'ubuntu ufite Imana izabigukomeza ni ukuri mu isengesho nsenga rya buri munsi ni gusengera umugisha ahubwo nanjye n'ibyo usenga ujye unsabira ko nanjye ndi umubyeyi kandi bikunza kurera ndetse nkarera neza uri umubyeyi mwiza ni hake mwabona ababyeyi bakora ibintu nk'ibi agafata umwanya mu kazi akamukorera hataka amafaranga menshi hataka imbaraga nyinshi kandi aho wambwira Joyce ngo mubyare nawe no kuganira nawe ajya ambwira ati rwose humura nubwo uri kure ndi mu maboko meza ndi kumwe n'umubyeyi ikibazo nagira namugisha inama mama Sabeti amba hafi kugushima akagushima uko asanzwe nkuzi kuko si uko kubarirwa tumaranye igihe turaziranye mama Sabeti ndagushimiye kuko Sabeti ni ubwa mbere nari mubonye ariko nawe ndamukunze ni ubwa mbere ngeze mwari urugo ariko urugo ntabwo ni ko ari rwo rw'umunyamugisha nkurikije inshuti nahasanze nkakurikiza abana nahasanze sosuriya nawe ni umwana ugiye twakira umuntu ukunda iby'igice yakunda ubundi akamwanga bigaragara ko mama Sabeti rero akunda abantu benshi ntabwo nakuvuga abantu benshi nabarangira n'ururimi rwacu ndabizi ruba rwabagoye kubera yuko twebwe ntabwo tuvuga nk'abantu b'inaha iyo mvuga baraseka nanjye b'inaha iyo bavuga ndaseka ariko ni byiza ubwo rero Joyce namugeneye impano ni umuco usanzwe mu kiliziya yacu iyo umubyeyi yabyaye umwana aratakaje imbaraga yambaye ishati yambaye urukweto yambaye umwenda ariko nanjye nk'umubyeyi ndavuga ati reka ngire impano umugenera izasimbura ibyo wenda ejo ni umushipadiri w'abatima ko azajya mu misa yaba ari isabune yaba se ari urukweto namubwiye ko gusimbura akazashiramo nyuma y'umusoro ko atarabasha ngo byumve yahaguruka nkamushyikiriza iyo mpano mwese mbashimira abari bari hano ariko munyihangana nkanabasezera kubera igihe burebure murakoze ubwo se n'abandi bafite impano si bakomerezaho tugacunga umwete natwe twajya bujyana iyo twazanye reka baze tuyimuha ibyo byiza eshatu gusa zingana zifite impano eshatu ariko zifite icyo zivuze ku buzima bwanjye urwumva Joye mu myaka itatu ishize impano ngiye kuguha ni bimwe mu bintu bitatu nazanye kimwe nzagira abahemu banjye ikindi nzagira wowe ikindi nzagira soso ariko ni ibintu bimaze imyaka itatu ishize ni gift naguze kuko najyaga hanze bwa mbere icyo kintu cyanshimishije uzi umuntu ageze ahantu bwa mbere ikintu kimushimisha none ukagura ibintu none ukagira ubwoba bwo kubitanga
uri kubyumva kuba kunze ikintu ariko ukabura umuntu wagira yego aka kantu ndagakunda icyo ngiye kuvuga kantu ndagakunda nicyo ngiye kuvuga kuko ariko kantu ka mbere niguriye mu mafaranga ya mbere ntangiye Marine ubundi nongeye bwa mbere hanze nongeye mu Bushinwa kurangura ariko nanone nuriye indege bwa mbere aka kari mu bintu bike naguze nazo mu bigo byanjye nari nishimiye mu mushahara nyine numva ndi umugore ufite independence kandi bikunze cyane amen amen ngo murebe kameramani gatoya nababwiye ako ntacyo mfite Imana iguhe murakoze siba byakwiye reka ngere nawe iyi ni impano twageneye rero Joyeuse famille Buryohe akantu karimo nzi ko uri buze kugashima ndabizi neza ko uri buze kwishima n'ubunama kukamenya kandi twishimiye ibirori byawe mama Buryohe papa famille Buryohe Imana ibaha umugisha kuba mwanekerejeho Imana ibaha umugisha utagabanyije Imana ibaha umugisha turagushimiye cyane nawe ndabashimiye wifoto nanjye rero sinahava kuko sinjya nigurira ndashimira mama Saniro nibwo ngeze mu rugo rwe rwose ndagushimira ukuntu watwakiriye umubyeyi papa Saniro turagushimiye waalaikum salamu ukuntu mwatwakiriye mbese wagira ngo ni ubukwe icyo kurya icyo kunywa ibintu byose birahari mwatwakiriye neza twishimye turanezerewe abataje ni ukuri mwahombye ntabwo twe twahombye twariye neza twariye inyama turanazisigaza ibaze nawe inyama zo muri iki gihe twariye turanasigaza ibyo kunywa byo mwabibonye ko n'abazaza ejo bazaba twishimye iyo twishimye turavuga niyo biba bibishye njye nari no kubivuga kuko sinjya mbeshya ariko ndishimye twanezerewe Imana iguhe umugisha ni ukuri ibintu wakoreye Joyeuse nanjye ningira anniversaire nzaza ubinkorera ntabwo nagira amawe nzaza birenge kwa 12 aracyari igihe tariki ya mbere z'ukwa 12 nzaza wowe n'inka n'intama tuzata wanda ndabashimiye Imana ibahe umugisha cyangwa n'akaguriro nta bibi oya akaguriro wacu kugera asumye mwaduha ifoto n'uwo mubyeyi icyo yongeye navuga nka papa Buryohe cyangwa Buryohe family Joyeuse yaje mu rugo rwacu arushye aremerewe ndetse bivuze ko yataza mu rugo rwacu kuri uwo munsi kuko yari arushye mu mutima no mu bwonko yari kwiyahura araza turamuhumuriza bitewe n'ibibazo yari amaze guhura nabyo by'urukundo ndabeshya mbese baramutuburiye iyo habura gato Joyeuse mubona hano uyu munsi ntabwo muba muri kumubona kubera ko yari kuzaba yagize gute yariyahuye ibi rero ni ibyishimo
kuba yaramaze kubona nyuma y'ibyo bibazo byose yahuye nabyo, umuntu nkawe mwene Adamu nkawe ugasanga abaye impamvu yuko agiye kwiyahura, nyuma y'ibyo bibazo byose reba abantu bose bakugaragiye Joyeux, murabibona kandi simbabesha, yaje kwa Mbyeyi Family ababaye, ubona ko yataye umutwe. Twamubujije no kujya kuri kamera, aravuga ati oya, ibi bintu uburyo mpemukiwe ntabivuze bazahemukira abandi. Rero urabona ko ibyo twakubwiye ibisubizo ni ibingibi ntabindi abantu bakugaragiye. Ubuse wiyahura nanjye iyo nabagana nyine Imana yanyoboye, nabagana ubundi ushimiye Imana ko atapfuye imbere kuko niyo wiyahura kubera biriya bibazo yahuye nabyo ntabwo uri n'ibyo ngeze ngira ubwoba ko niyahuye cyangwa se reba ko wakuntu nyine bizirika akagozi cyangwa bakajya kwinaga hejuru y'inzu, ushobora nko kugwa nkarwara pararize ku rwego nyine n'ibyo nikoraga ntazabasha kubikora. Ibyo nabyo mbitekerezaho, mu buzima hazamo byinshi ariko Imana ikaba nyine ikabikujyana kure. Bisobanuye ko kiriya kintu we no kubyibuka nyine sasa rero kiriya kintu ukaba ariko mbivuga cyamuje n'abantu b'ingenzi nababonye kubera kiriya kintu, kiriya kibazo. Yego, na mama Saniruti yaragiye kuzamurera, ariko bipfuye ahita amfata angira umwana we, n'ubu mbabwije ukuri twaraye hano kwa Saniruti. Ubwo rero munkunda urukundo mukunda n'abana banyu, Imana ibahumugishe. Ubwo urabona ko none imigisha y'Imana yabigiyemo, ubu wakomejwe kandi wakomejwe mu Mana, sibyo? Kandi twijeje ko abantu bose turi hano tuzakuba hafi kuri buri kantu kose. Uzarongorwa tube hafi, uzakora ibindi birori runaka tube hafi, tugutere inkunga, ndabikwijeje ijana ku ijana. Akanyenyeri niko gakora. Murakoze. Nitwa Anderson nk'uko Joyeux yababwiye, nishyuye imyaka tumaranye imyaka 5. Ntabwo yabeshye. Namwe ari kumwe na Kigenza bari basohokanye. ni agatwiko kamugenda kwakira si inshuti yanjye. Reka nanjye ngire icyo mvuga. So nanjye ntabwo buriya natangiye mbivuga, ikinyoni kigurutse kitavuze bakite ngo ikibabujwe igishwi kimwe rero nanjye sinabura kudashimira uyu mushiki wanjye cyangwa se wenda umwe mu bo nungutse muri famiye. Mu by'ukuri Joyeux ni umuntu udasanzwe kandi ni umuntu uzi kubana. Mu buzima busanzwe bye navugishije Joyeux, nabwo nimero ye nikuye kuri TikTok. Hari abandi bantu benshi nagiye mvugisha ngira ngo tube twakorana campaign ya marketing, noneho uko mbavugishije ngasanga barimo baranyakira nabi. Noneho mu mivugire ugasanga niba ari umuntu tugiye kujyana wenda nk'amezi 2, ariko y'amezi 2 arayishe. N'ibyo twavuganye niba twanajyanye no kwa ba noteri ntabwo bikurikijwe neza. Rero Joyeux ni umwe mu bantu banakugira inama bakakubwira ese urabona biri kugenda, ese nakora iki kugira ngo ibi bintu bikorwe neza. Mu by'ukuri imikorere ya Joyeux
atandukanye n'abandi bantu bamwe na bamwe bashobora kuba bavuga ngo barakora. Gukora kwe n'impano ye nicyo kintu navuga, kuko yaba ari abamukoresha cyangwa se n'abandi baba bamubona bamuyoboka pe. Nanjye urabizi ko akanyenyeri buri munsi sibyo uyu munsi wo hari ahandi turi buryo muri after party murakoze. Ngize ubwoba. umukobwa wanjye reba nagusuhuza. Umeze neza. Ndabona Dushyiramo gusoza. Komeza ufite akavuyo. Ndangaha gushima ndashimira Joyce ko umukobwa uri strong, umukobwa uhura na challenge zitandukanye ariko she never give up, ntabwo ajya acika intege. Mushimire ko umukobwa uri strong. Abantu benshi hanze aha bahabwa comments zitari ziri negative, bakabwirwa ibintu biri negative bagacika intege bagasubira inyuma. Ndashimira Joyce ko ari umukobwa uri strong. Nkongera ngashimira famille uburyo ntabwo nari mbazi ariko ndabashimira mu bihe byari bigoye Joyce bamubaye hafi Imana bamugisha. Turakwishimira. Na mama asa n'irutse ajya amubwira sinari bimuzi, like ndishimye ko Joyce yabonye famille i Kigali yitaho igiciro cyinshi. Joyce ndamukunda tumaranye imyaka irenga 2, ndamukunda cyane namugeneye impano izamufasha. ni ubwa mbere ubonye impano zingana gutya. Imana ibahe umugisha murakoze. Urashaka Ibi riri mu buntu uyu nguyu yampaye amafaranga ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha. Ariko se njyewe byantunguye nduka oya nagaruka mbere ariko kubona umuntu avuga ko ndi inshuti ye ni ibintu byantangaje. Ntabwo kenshi bimenyereye nubwo mfite abantu benshi nkunda, nkimajina ko wenda bo batabona urwo rukundo mbakunda. So uyu munsi iyo mbonye umuntu wanyeretse ko urukundo mukunda nawe arumva kandi igihe cyose ndahari nyine kuko muri bya byose tuzanyeho. Mama burya ndabashimira ndabakunda cyane. Mama burya ejo yarampamagaye ngo ampe akazi, ntabwo kari akantu nakibagirwa. Sinabonetse ariko kuntekerezaho ni iby'agaciro. Mama burya amafaranga amaze njye n'uyu mukobwa turi abantu duha urukundo agaciro. Igihe murakoze byaza muri aniveriseri yanjye n'umusista mukamwakira n'ubu aracyabashimira. Njyewe oya vuga munyihanganire uyu mukobwa nyine nubwo mubona gutya subu ntabwo nzi uko nabivuga, ariko nanjye nabonye umuntu yitaho mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo dushobora kumara subu muvuge gute, ntabwo dushobora kumara icyumweru tutavuganye. Nacyo ni ikindi umunsi riri wanjye ndagukunda. Imana iguhe umugisha. Amen. Nawe sinzi nanjye kuri uno munsi ndishimye. Ntabwo nari nzi yuko nanjye ndaba muri kubera nagiye mu kazi ariko kubera Imana nanjye naje kuhabona Joyce nanjye ndamukunda nubwo rimwe na rimwe nyine abantu kunsura na nyine nari mfite ibintu byinshi mutwaje we ari kumwe n'akana ke gato, ubwo ndababura nyine ndavuga ati siko nta n'ifoto yabo mfite babuze nabarangisha gute. Wowe ikintu
mbere wakoze ni ukubyara nubwo rimwe na rimwe hari igihe najyaga nicuza impamvu navuye Imana ihumugisha oya sifotoze ukeho gutya nambaye acuruza icyayi ya miliyoni naho ngaho yagendeye ntabwo tumuzi nahaguruke tumurebe marene asa n'ibuntu mwari munazi ko marene mama asa n'iruta Imana yanamvugishije neza numvaga ari bumvugishe nabi niwe twagiye ari kunyobora ntabwo yaraharamuza n'umukobwa we uyu marene mama asa n'iruti Imana ibumvugisha marene wanyoboye neza afite imyenda myiza iyi myenda ni myiza kandi nawe ubwo batinda imyenda ni myiza ni ubwa mbere nambaye umwenda wa menshi ni mama asa n'iruti wabigizemo uruhare niba sinzi ukuntu byagenze uko yabahuje nyine tubanze dufate agafoto ugiremo se nanjye ni ukuvuga ngo marene araranguza akorera muri shike by'umwihariko nanjye n'umuntu wa mbere wanjyanye mu Bushinwa ushatse ufite poroje yo kujya hanze nibo bagufasha ndashyiraho nimero ye niwe wambitse Joyeuse afite imyenda y'amoko yose kuva kuri njye n'abandi ya Turukiya ya China ku giciro icyo ari cyo cyose kuva ku 10 kugeza kuri 90 barakwambika ejo turazayo yego umva Imana imuhe umugisha reka mbabwire mama asa n'itama nimero yiwe